biranyobera. Mukuru wanjye n'ubundi araza asanga ndatetse, yumvishije ibyo bintu bimbayeho, aragenda abwira nyina ati ma, ati Mukansigaye aragenda yisurira. Ati se agasura no mu bantu? Ati rwose namwumvishije. Ati abaza mukuru wanjye ati se niyo? Ati ko wabyaye ibyo byigeze bikubaho? Mukuru wanjye atoya ntacyo nigeze mbona. Yakoze iki? Mama yahise afata ibishyimbo, afata n'imyumbati n'ibihaza n'ibijumba, amwandikira urupapuro ngo ugende urubumuye. Umwana aza yikoreye, amana urupapuro arambwira ati mama yampaye urupapuro ngo nduguye. Urupapuro ndarufata ati ariko urusome umugabo adahari. Cunga umugabo yagiye, njya nicara ku buriri ndarusoma. Anyandikira ibarwa rivuga ati urananirwa kuza nkifite ubushobozi bwo kugukamishiriza, uzaza ntabwo mfite. Nuko ubwo none ndavuga nti se ndabigenza nte? Ubwo nibwo covid yari igitangira. Ndavuga nti urebe inzira ejo zizafunga zaca hehe? Ubwo nta gasabune, nta tuvuta, ibyenda birapakiye, umwana yayitumyemo yananyayemo birara mu ibase, nabuze isabune. Ndangije mpamagara musaza wanjye wo ku Karamba ati ndamubwira nti nguriza 1000. Arangije arambwira ati ntago nakikuguriza ahubwo nakiguhera ubuntu. Ubwo n'ubundi mutekereza ubuzima bwose mbayemo kose bushoboka, nta hantu mukinze, nta naho muhishe, byo kwihagarara bivaho. Ubwo ndangije, ubwo buke ari ku cyumweru umugabo ajya mu kazi, akora 1500, ndabimenye. Bene abo bakorana baha abagore babo amafaranga bajya guhaha, ahubwo njyewe ngira nte nirukanka mu binani by'abaturage gushaka isombe yo kurya, kandi umugabo yibereye muri za Katari. Ndakomeza ndahatiriza ngeze hano mba biranyobeye. Ubwo n'ubundi basaza banjye nibo baje kuntwara. Ndangije baraza bafata ibyangombwa byanjye byose, ndakomeza ndihangana, barabitunda bajyana mu rugo. Ngeze aho ngaho nditahira nigira iwacu. Urukingo rw'ukwezi n'igice narukingije ndi mu rugo kugeza ku mezi 6. Mbaho muri ubwo buzima, bakuru banjye banyitaho, barankamishiriza, urumva narabaye nabi, narazahaye. Baranyondora bundi bushyashya, barera umwana na nyina. Ubwo umwana amaje gukura. Ubwo yaragize iki kingana iki? Yarageze nko mu mwaka n'igice hafi 2. Urumva navuye iwabo w'umwana afite ukwezi. Umwana agera mu umwaka n'igice 2 igiye kwinjiramo. Umugabo araza kuncyura ngaje gusaba imbabazi, amande yose muciye arayama, numva yuko yisubiyeho. Ndavugana umuntu yisubiyeho ntabwo azongera kunyica nabi. Ubwo nsubirayo. Noneho ntiyigeze yifata habe n'inama. Ubwo wari umaze umwaka mu rugo cyangwa wari umaze umwaka n'igice mu rugo? Umwaka n'igice mu rugo. Numva ko yisubiyeho, n'abantu bose bakambwira ati igihe amaze yarize, aba wenyine, yagaruye ubwenge. Ubwo ngubwo nsubirayo. Noneho mbona nibwo yabaye kashi. Noneho mbona nibwo ndi mu buzima bubi bushoboka. Arangije arambwira ati nshaka ko tubyara n'undi mwana. Kandi amubwire ni ikosi nahuye naryo rya mbere, ntabwo naryibagiwe. Niba ushaka undi mwana itonde uyu nguyu akure. Ubwo umwana yari afite umwaka n'igice? Ubwo mbona bikomeje kwanga.
mbona noneho aratara ankubita buri munsi amondagura buri munsi no kunyicisha inzara nibyo naciriye inshuro ese n'ubu n'umuntu kubirya simbona uko mbirya akaza akanabimena ubwo namutorera umuryango ko amena ibiryo akireguza avuga ko umuntu amuteza imbabura ngo yabisiteyeho bikameneka nkamutega imbabura ubwo n'ubundi ibyo bivaho ndabyihanganira abimena rimwe abimena ubwa mbere ubwo bwa kabiri ndangije ndavuga inenge ndigendera nagiye gufinda ubuzima uzashaka abo wifuza ahubwo uzashobokana abazemera ingeso zawe aba ari uzashaka none nawe uba uzemera ingeso ze nimba ubona nanjye ufite ingeso uzishakira undi ubwo ndasenga ndigendeye anyamagira ku musozi avuga yuko atazanyirukanka inyuma ndamubwira isaha nta kibazo mvuye hano mpetse twabyanye umwana w'umukobwa nubwo wamwihakanye uvuga yuko ubwoko bwanyu butabaza abakobwa ahubwo bubanza abahungu ariko ndamujyanye umwana ni uwawe nta handi nagiye kumusambana ubwo ndataha njya mu rugo nkadira ubuzima n'ubundi ndavuga nti ngiye gucira umwana wanjye inshuro ndebe ko yazabaho ubwo n'ubundi ndakomeza ndihangana ncira umwana inshuro ubwo ndiyakira muri make ndiyakira umwana agira imyaka muri 35 ntaratekereza wa mugabo kuko n'ubundi yarambwiraga ati ngwino nkavuga ni ingeso ye ya mbere ntaho yagiye noneho ninsubira ya kane n'inda ya kabiri nzahita mba nabi burundu ubundi ndiyakira umwana arakura mushyira mu ishuri ubu ageze mu wa mbere sindasubirana na se ndiyakira imyaka 6 yarashize imyaka 6 yarashize 6 n'ubundi nsa nk'umwibagirwa yankubuka nkamubwira numva nkubwiza ukuri kugira ngo uzabashe gutuza sinyobewe ko mfitanye nawe umwana ndabizi genda witurize wishakire nanjye ndi iwacu ndatuje nanjye ninkenera gushaka nzashaka ubwo n'ubundi umugabo aragenda ndavuga nti kugira ngo ncikeho ngiye kongera nkundane bundi bushyashya nawe mbimwereke ntangira bundi bushya nawe arabibona ubwo n'ubundi nawe n'ubona akundanye nawe navuga ko yambere nka wa wundi nigeze mbana nawe twahuye gutyo gusa turakundana twamaranye umwaka n'igice dukundana abanteye inda yayiguteye muri uwo mwaka n'igice cyangwa yayiguteye nyuma y'uwo mwaka n'igice twamaze dukundana ubwo n'ubundi antera inda nawe ambera nka wa wundi ngewe nari nzi yuko agahinda ngiye kugashira ahubwo mbona nibwo kari gatangiye ni kuba byenda bavuga ngo agahinda gashira akandi aribagara ubundi akimara kuntera inda mbimubwiye arangije arambwira ati ati naguteye inda arambwira ati byihanganire ni kubera icyo ubimbwiye gutyo arangije arambwira ati n'icyumweru kimwe cyo kubitekerezaho naramwihoreye sinamushyiraho urutoto n'ubundi ndiyakira ndavuga nti nta kintu nakora rwebera rwaje niba uwanteye inda nawe ari kundeba nabi ntabwo nakwiyahura narabitekereje ariko ndavuga ni hoya naba ndi guhemukira abana banjye ubwo wari umaze kumva yuko umaze kugira abana babiri yuko ngiye kugira abana babiri bimara kubiri iwacu abana n'abagabo n'umugabo n'abagabo bambyaje ubundi ndiyakira mba muri ubwo buzima ariko njye nkumva ni ikibazo kuri njyewe kwiyakira byarangoye tangije ndavuga nti nta kundi umuntu anaga umupira mu kibuga akavuga ati ndabasha no kuwukina umupira ndawukina
ndetse aho ngaho nawe wundi ndamubwiye ni ko nshaka ko twangombwa tw'umwana bita aje arambwira ati jana tumve nkubwire ati wamaze ati ndanakwiyamye kuri telefone yanjye aje arambwira ati jana turatwite ndatwite atumve nkubwize ukuri jana ati kuzongera kubonana nawe bizakugora kandi no kumbona bizakugora kandi ndamubwiye nti uzabaza njye ntabwo Jeannette ntabwo ubuzima bwangora kuko ntabwo iri shuri ribi n'abanyuzemo ntabwo ryaba ruti irya mbere ubwo n'ubundi ndangije ndiyakira mu rugo barampangayikisha ndabyemera ntekereza no kubahunga ndabona se ndabahunga njye hano umwana njye hano n'inda nzabaho gutya ubwo ndangije mpita mfata umwanzuro wo gukora iki wo gushyira hasi isuka mpingira abana banjye cyase ndahinga iby'abagabo ndabyirengagiza ubwo ngubwo ndahinga. None se Jeannette reka mubaze ikibazo yaba uwo mugabo wawe wa mbere nta bihe byiza mwagiranye yaba n'uwa kabiri nta bihe byiza mwagiranye? Nta bihe byiza nigeze ngirana nabo. Ubu tuvugana rero muri ubwo buzima bwose waciyemo ese uba wumva amaherezo yawe ari ayahe kuri ubu buzima? Nanjye ntabwo nyazi. None uba wumva ubwo ufite abana babiri badahuje base none se abo basi iyo uvuganye nabo wumva hari ikintu bazagufasha mu mikurire yabo cyangwa n'ubundi wamaze guhebera urwaje uravuga ati ngiye gukora abana banjye paka kuzageza umwuka wa nyuma utambutse? Nafashe umwanzuro wo gukorera abana banjye kuko base n'ubundi nta kintu bamariye. N'uwampamagaye mubwiye ndashaka iki anyuka inaba akantuka. Uwo nguwo mbere we kugira ngo yishyure umwana mituweli bigomba abayobozi. Uwa kabiri we rwose n'uwanjye yego iwabo wase baramwemera baranamukunda pe ariko se afite kode mbi mu mutwe ntabwo yiyumvisha yuko agomba gufasha uwo mwana yabyaye mu gasozi. None se afite urundi rugo afite undi mugore? Aracyari umusore. Aracyari umusore abana n'ababyeyi ariko n'ubundi ababyeyi bagejeje kumugira inama bamwumvisha buryo ki biriya byamubayeho atari we wenyine kandi atari nawe wa mbere atari n'uwa nyuma bibayeho. baravuga ati ugomba kwiyakira niba uzi ko icyo kintu wagikoze ntibabaze umwana wawe. arangije akavuga ati njye ntabwo mbyumva neza. baramubwira ati rorera gutunganya nawe umwana ariko ufashe umwana. aravuga ati wapi ntabwo Jeannette nzamufasha. ibyo bikangeraho kwihangana nagerageza kumuhamagara mwumvisha buryo ki umwana akeneye iki. ari kunyoke nabi telefone nkahita nyikupa. ubu navuga yuko umwaka ugiye gushira ntavuganye nawe mfata umwanzuro wo kugira ngo ntuze ndamureka ndaceceka ndituriza. niko ba nyirakuru b'umwana ba sekuru bakampamagara nkabavugisha nta kibazo ariko we nkamureka. nafashe umwanzuro ko ngomba gucira inshuro abana banjye nkabara bagakura nkazabarira amashuri mu bushobozi bwanjye. uwo ni umwanzuro nihaye. akaba ari iyihe nama wagira urubyiruko ruri hano hanze rurimo rurabyiruka? ese nihe nama waha nk'umukobwa tuvugana nawe ukiri muri adolesa niyihe nama wamuha kugira ngo basi ibyakubayeho nawe bibashe kuba bitamubaho? ibyo bintu byambayeho ni ishuri mu buzima rigoye ariko njye inama nagira urubyiruko rw'iki gihe bajya babanza bashishoze. Bashishoze gute rero? bajya babanza bashishoze babashe kuba n'ubundi bakwihangana bakigira ijuru bagakura. ubwo ushatse kuvuga ngo bajye bihangana
bashake bakoze umuroba wakire bakuze mbere kwakira bakiri batoya rwose. Kuko kuruhura umwana mutoya biravuna kandi biranagorana. Ubaho nabi mu buryo butari bukwiye, ariko wifashe ugakura iki kigeragezo cyakugeraho ukuze ukabasha no kuba wacyitwaramo neza, ukavuga ati ndihangana. Ariko se waba uri umwana w'imyaka 15 ukabyihanganamo gute? Ariko iyo ukuze ugira uko ubyitwaramo. Iyo ukuze ugira uko ubyitwaramo. Dore hari abagenzi bacu bagiye batandukanye, ndetse hari n'urugero rufatika kano kanya nshaka kubaza, sibyo? Urumva hari inshuti zanjye ziri mu gihugu cya Uganda zambwiye ati ninongera kugukoresha ikiganiro nzakubaza ati ese abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Rwanda bahuye n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo, ariko even ubu tuvugana bakaba bari muri iki gihugu, nihe nama wabasha kuba wabaha? Ese wowe ibyo biba biciyemo gute? Kuki ko uri kuguca inshuro yawe no kuba wabasha kuba waspendinga ukarera abo bana bawe? Ese uru rugendo wabashije kuba warugenda gute? Ese wabashije kuba wakiyakira gute? Narageje kwiyakira. Nyine utwiyakira byagusabye igihe kingana iki? Gufasha uwo mwanzuro bigeze hehe? Kwiyakira byantwaye umwanya munini, kuko n'ubundi urumva umubabaro wa mbere narawushize, undi mu bitugu, ubwo agahinda gashira kandi aribagara. Ubu navuye ko aribwo ndi gufinda ubuzima bundi bushyashya, kuko mfite umwana mutoya, uruhinja afite umwaka n'igice, ubwo akiri mutoya. Ubundi najya gukora icyo cyabiri nkavuga inti ndarya 1000 nyizigama, rero nzabashe kubona bodaboda z'umwana, cyangwa se mbashe no kuba nakwishyura umwana ibiryo ku ishuri. Ubu sindiyakira neza, ariko ndimo ndiyakira. Uko biri ntago bikiri nka mbere, maje kwiyakira. Okay, reka mvuge ngo reka ducumbike, kuko hari undi munsi nzongera kugutumira kuri kamera za Gilbert TV ndetse na kamera za Bosco na MDTV ndetse na Bosco Empire. Murakoze. Naho ubutaha mbonaho gushimira umuntu wese utarakora subscribe kuri Gilbert TV ndetse na Bosco na MDTV. Mugire mudushyigikire, kuko tubaye tutabafite ntabwo twababona, ntabwo mwaba mutubona hano kuri kamera. Njye mwembi kubana kuri kamera dufite Imana Gilbert.